uyu murimo w'igishumba, uyu murimo w'igipaseri ni umurimo mwiza, ni umurimo w'agaciro, ni umurimo uhesha umugisha. Ariko nubwo ari mwiza ntabwo woroshye, urimo ingorane nyinshi zitarondoreka zitandukanye, kandi izo ngorane zigenda nyine ziterwa na za ntama dushinzwe cyangwa se uyu munsi mugiye gushima. Uyu murimo ntabwo ari twe twawutangije, ni Kristo. Bariya dusoma ziriya ntumwa 12 nababashije kubyemera, abandi ntabwo babyemeye, barabihakanye, baravuga uyu murimo ntabwo twawushobora kubera ko nta gihembo cyari gihari. Umuntu aragukura mu byawe ngo ubisige, usige umugore, usige abana, usige amasambu, usige amatungo, uve no ku kazi wari uriho, byose ubisige umurikire. Haleluya. Akababwira ngo nimumurikire nzabagira abarobyi. Bamwe bari n'abarobyi basanzwe birobera amafi, ariko arabwira ngo ntabwo nzabagira abarobyi b'amafi, nzabagira abarobyi b'abantu. Haleluya. Nzabagira abarobyi b'abantu. Mission, ubutumwa, intego ya Yesu Kristo ya mbere kwari kugira ngo arobe abantu bave mu byaha, bave mu bujiji, bave mu butamenya, bave mu mico mibi, bave mu ngeso mbi, bavemo. Yashakaga amaboko, yashakaga abantu bamufasha, yashakaga abantu azasigira ubwo butware kugira ngo bazasigare busikive. Iyo ntega ritari meshyashya kubwira ngo nzabagira abarobyi b'abantu. Niyo mpamvu benshi batabyumvise, niyo mpamvu benshi batashatse kujya kuba abarobyi b'abantu. Ariko tubona bamwe, harimo n'abavuze ngo waretse nkabanza nkajya gusezera ku muryango nkabona kugaruka, waretse nkabanza nkajya gushyingura aho mu muryango wanjye bitabye Imana. Ariko Yesu arabwira ngo kirazira yuko umuhinzi wafashe isuka yongera ngo ahindukire gusubira inyuma. Haleluya. Uyu murimo ni mwiza ariko uragoye. Impamvu ari mwiza nuko wakozwe na Yesu. Nicyo kintu kirugira mwiza cyane. Kandi icyo Imana yaduhamagariye kuri iyi si ni ukugera ikirenge mu cya Kristo. Nta kindi, ni ukugera ikirenge mu cya Kristo, tugakora icyo Imana yaduhamagariye. Imana yaduhamagariye imirimo myinshi itandukanye mu murimo w'Imana tugomba gukora, kandi twese tugafatikanya kugira ngo ubwami bw'Imana bukomere. Harimo abo yahaye kuba abahanuzi, abandi bahabwa kuba abaririmbyi, abandi bahabwa kuba abadiyakoni, harimo n'abahawe kuba abashumba, bashumye intama z'Imana. Aricyo kiduteranije aha ngaha uyu munsi. Ariko uyu murimo ni mwiza. Haleluya. Niyo mpamvu nubwo harimo inzitane nyinshi n'ibibazo byinshi, ariko tukaba tuzi ko wawutangije hano ku isi ni Yesu Kristo, nta wundi muntu wawutangije. Nicyo kiwugira mwiza, kubera ko nubwo twahura n'ibibazo, tugahura n'ibitugoye, ntabwo twahura n'ibikomeye biruta ibyo Yesu yahuye nabyo. Abamaze kubyemera ababwiye ngo musige ibyo murimo byose mumurikire, abana nabo arabigisha. Amaze kubigisha abaha ubutumwa, arababwira ngo nuko mugende. Mwamaze kubona misiyo mfite, mwamaze kubona misiyo nifuza, mwamaze kubona icyo tugomba gukora, noneho mbahaye ubutware, mugende. Bamwe bajye mu majyepfo, abandi amajyaruguru, abandi Kigali,
abandi burengerazuba, mu mpande zose z'isi mugende muvuge ubutumwa, mubwirize abantu ubutumwa, mubabwirize iby'ibyaha, mubabwirize ibyo kwihana, mubabwirize ibyo kugaruka kwa Kristo, ngo kandi abazemera, haleluya, muzababatize, ntimuzababatize mu izina ryanyu, ahubwo muzababatize mu izina ryanyu, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Bishatse kuvuga ngo umurimo muhawe ntabwo ari uwanyu, murawukora mu izina ry'Iyabahamagaye, murawukora mu izina ry'Iyabagiriye icyizere. Ubu aba bantu bose bari hano bagiye kurobanurwa uyu munsi, nubwo batangiye ubuhamya n'abantu batandukanye, bakaba bati uriya muntu rwose tubona yitanga ku murimo, yavamo umukozi w'Imana, yagira inama nziza, yayobora umukumbi, abantu rwose bakabyemeza, bakabishimangira, natwe tukabihesha umugisha. Ariko mbere y'uko abantu bagutangira ubuhamya, Data wo mu ijuru niwe ugomba kuba yarabatangiye ubuhamya. Haleluya. Kubera ko ushobora no gusanga dushobora no guhagurutsa umwe muri aba ngaba, hakabamo umuntu muri mwewe akavuga ngo ariko nubwo mugiye kumuramburiraho ibiganza, ariko yari ataragera ku rwego. Ibyo rero bishatse kuvuga ngo niba warahamagawe n'Imana, Imana ikabikubwira, cyangwa se ijambo ry'Imana rikabikubwira, ukumva uhatwa gukorera Imana nk'umushumba, ugomba kubikora ubikunze. Haleluya. Kubera ko ni misiyo y'Imana, ni akazi keza ko kugenda kubwiriza ubutumwa bwiza amahanga yose. Ntabwo tubwiriza ubutumwa abakristo, ntabwo tubwiriza ubutumwa abeza gusa, ahubwo mugomba kubwiriza ubutumwa ababi n'abeza. Kandi umunsi uzagera mubazwe inshingano mwahawe, uko mwazikoze n'uko mwazitwayemo, icyo Imana yabahamagariye uko mwagikoze, impano yabahaye ko mwazikoresheje, titiri Imana yabahaye icyo mwabikoresheje. Ni umurimo mwiza. Haleluya. Kubera ko abawukora neza bazagororerwa. Hari abo mwanyuragaho bavuga, ariko uyu munsi namwe bazajya, nibamvuga nawe bazaba bakuvuza. Uyu murimo usaba igishoro cyinshi, kandi igishoro kirimo ubwitange bwinshi. Hari ikintu mugiye guhita muhura nacyo mukigera iwanyu. Ubu bije mwakoreshaga yo kwakira abantu babagana iri kuba kabiri, kandi umushahara nturi buzamuke. Ubu intama z'iki gihe zitandukanye n'igihe cyo mu ntumwa za ba Petero na ba Yohana, kuko ba Petero na ba Yohana ntibahingaga, ntibakoraga, bajyaga ku musozi bakavuga ubutumwa, abakristo bakabazanira ibyo kurya n'imyambaro n'ibiki byose. Ubu nta mukristo uzana icyo kurya kwa pastor, ahubwo ajya kwa pastor yagiye kurya no kunywa. Ibyo mubyitege. Niba wajyaga ku ruhande ukabwira umuntu w'umucuruzi uti wangurije 5 cyangwa uzajya kuguza 5 muri pastor, n'umusaraba, bisaba igishoro, bisaba kwigomwa no kwihangana. Haleluya. Amen. Ubu abenshi muri mwe mwari mufite n'ibyo mukora, mwabazwaga n'inshingano mufite, ibindi mukabibazwa n'umuryango, ariko hagiye kwiyongeraho ikindi, harimo n'ibyo mugiye kujya mubazwa n'itorero. Kandi nibikunanira ntabwo uzaba uri mu muhamagaro, ntabwo bigomba kubananira. Uwumva hari uwo bizananira ntiyirirwe agera hano hejuru ngo aze kurahira, yiyicarire hariya hasi. Ikindi, indahiro muri buze kurahira ni igihango gikomeye.
ntabwo tujya turahiza abasore kubera ko buri musore nta aderesi agira. uyu munsi wamurahiza ejo ukamubura, niba yari ari muri geta aha hepfo akaba yagiye Nyamirambo cyangwa se yagiye ahandi, nta aderesi bagira. ntabwo tujya dusezerana abantu b'abasore, dusezerana umuryango, kubera ko umuryango ni itorero rito, famiye ni itorero rito, umuryango wawe ni itorero rito. Ufite inshingano zo kwita ku muryango, rya torero ritoya hariya, ukita ku ntama abakristo, ugakora inshingano zawe neza, byose ukabimaximiza, nta na hamwe usigaye. iyo ugize aho usigara ntabwo uba urimo neza. bizabasaba gusenga amasengesho mutigeze gusenga. Kababwira ikintu kimwe, ubu mwakuze muri Sunday school, ababyeyi babashyigikira, babaherekeza, babaha ituro. Sunday school murayirangiza, mujya mu ivugabutumwa, nta mubyeyi waguha ituro, abagucukije, nawe ugatangira kugenda wirwanaho gukora imirimo yawe. Inshingano wabazwaga ni nkeya, n'abari bakuzi bari bake. Ariko uyu munsi murava hano mwamenyekanye, wa Peter, Bosco, Irene, Emmanuel, uyu munsi ni abapaseri. Batangire barebe koko niba muri abapaseri. Ejo bundi baza baduha amakuru bavuga bati ba bantu koko ni abapaseri cyangwa se wapi. Inshingano, ibyo mwabazwaga bigomba kwiyongera. Uko ugenda uzamuka hejuru niko ibibazo nabyo bigenda byiyongera. Ibibazo mwari mufite byari bikeya ku bigiye kwiyongera. Ubu ko turi hano twese nitunganye ibibazo, ntabwo ibibazo mfite ari iby'umuyobozi wa paruwasi afite. Njye mfite ibibazo byinshi. Ariko ibyo bibazo byinshi nanjye ndaje mbibakorere. Ndaje mbibagabanirizeho. Uwo bizananira ubwo azaba ananiwe nyine. Bizabasaba rero gusenga amasengesho menshi, musengera ibyo bintu byose kugira ngo mubinyuremo neza kandi mubisohokemo neza mudatsinzwe. Bizabasaba kwigiriza amasengesho yo kwigiriza. Nimudasenga ngo mwiyirize ntimuzabishobora. Ariko umva, nubwo bigoye, haleluya, nubwo bigoye, uyu murimo ni umurimo w'umugisha. Impamvu ari umurimo w'umugisha, uyu Petero wari intyoza, amaze kwemera n'abo bari kumwe bose n'intumwa bameye gukurikira Yesu, hariho bageze ariko baravuga ko kubundi Yesu twebwe twaremeye koko turagukurikira, dusiga n'ibyacu, ariko se amaherezo yacu ni ayahe ubundi? Bizarangira bite? Kuko tuzakomeza turoba abantu birangirira aho ngaho, umuntu ntiwanamurya, umuntu bizarangira bite? Ariko Yesu ababwira amagambo meza. Haleluya. Amagambo ari muri Matayo 19:27 kugeza 29, aravuga maze Petero aramubaza ati, dore ko twebwe twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu aramusubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abakurikiye, abemeye gusiga ibyabo mu gihe cyo guhindurwa byose kugira ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, ni ikintu cyiza. Haleluya. Yarababwiye ngo namwe muzaba mwicaye ku ntebe 12. Uranyumvira? Mu yandi magambo, muzaba mwicaranye nanjye muri kumfasha gucira imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Muzaba mwabaye abacamanza. Haleluya. Arongera ababwira ngo kandi umuntu wese wasize urugo rwe cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa agasiga amasambu cyangwa agasiga akazi. Haleluya.
ngo uwo nguwo azahabwa ibiruta ibyo yasize inshuro 100. Komera Imana amashyi. Nta gihombo kirimo. Ibyo muzasiga kubera gukurikira Kristo, hari inyungu nyinshi ziri imbere yabyo. Umwanya muzatanga mu murimo w'Imana ntabwo muzaba muri kuwupfusha ubusa, muzaba muri gushaka inyungu z'igihe kiri imbere kandi z'igihe kirekire, inyungu zitazigera zisaza na rimwe. Kubera ko nyuma y'icyo gihe Yesu azabaraga n'ubugingo buhoraho, ubugingo bw'iteka, ubugingo budashira. Ijuru tumaranira muzahabwa igihembo cyo kuribamo iteka ryose. Haleluya. Amen. Ibi ni Yesu wabibwiye intumwa, nanjye ndabibabwiye. Muhumure, mukomere, mwigire ubwoba, mwitinya. Yesu arahari, niwe nyir'umurimo. Kandi kwitanga kwanyu Yesu arakureba. Imana irakuzi, izi ntege nke zawe, izi aho wahurira naho ingorane zose. Ariko wahura n'ingorane, wahura n'umugisha, iherezo ryiza nibyo Yesu akubikiye, kandi azakwambika ikamba, kandi uzabana nawe iteka ryose, aho utazongera kubabara. Haleluya. Amen. Aba bashumba mubona hano bose bababanjirije, ni igihamya cy'uko umuntu wakoreye Imana nta gihombo na kimwe afite. Murebe ukuntu bameze, n'abasaza barimo basazanye rwose itoto, nta muntu ufite iminkanya urimo. Mubarere, muhere kuri bano bari hano bagiye muri za retirement, bose bameze neza. Ubu nanjye mfite icyizere yuko zasaza neza, nta minkanyari, ntabwo ari uko ibibazo byabuze, nta nubwo ari uko ubukene bwarangiye. Aho muhahira, aha aba bakristo bandi bahahira, natwe niho duhahira. Niba ikiro cy'ibirari 600, nanjye niko nyigura. Haleluya. Amen. Nushaka ubuhembwa miliyoni cyangwa iki, ariko ibyo wakora byose udafite Kristo ni igihombo, ntacyo bimaze. Ariko iyo ukorera Kristo usaza neza. Umunsi umwe ngiye kubabwira ibintu bibiri byansekeje mu buzima muri uyu murimo. Hari igihe ushobora kumva ko kuba uri paseri ibintu rwose byabaye, uzajya unasenga, Imana ikamanuka ikururuka aho ngaho, wabwiriza ubutumwa abantu bakihana, wavuga iki abantu bagahita bagikora. Reka ntabwo ariko bimeze. Hari naho uzabwiriza rwose ukagira ngo ntiwarahageze. Ndabyibuka umunsi umwe ntangira kwiga kubwiriza, nari mfite ubwoba bwinshi, ariko nkumva mfite ishyaka ryo kugira ngo mbwirize abantu bihana. Umunsi nzahagarara imbere y'abantu, nzababwiriza bose bihane, n'uwo nsi ibyaha mu mashereka ya mama we abyihane. Ndasenga rwose iminsi 3 ndayikubita, nsenga mu Mana uzampe kuvuga ijambo ry'Imana abantu babone ko ndi umuvugabutumwa w'igitangaza. Simpagaze imbere y'abantu, byose ndabyibagirwa. Nkashaka ijambo ry'Imana karibu, kandi nateguye ndarishakisha, rikajya riza nyuma y'iminota 2. Abantu bagahita gusubira, ubundi niba wamushyize hariya sijya wabona impamvu. Nta n'umuntu n'umwe wahagurutse. Naravuze ngo umuntu ushaka kwihana nahaguruka, nta n'umwe, nta n'inyoni yanyuze aho mu rusengero ngo ivuge ati twakubonye ko wabwirije ubutumwa bwiza. Uyu murimo ntabwo ari uw'abantu, ntabwo ari uw'imbaraga z'abantu, si uw'ubwenge bw'abantu. Hoya, ntabwo wawukora neza kubera ko wize amashuri menshi, wize na teoloji. Oya, hari izindi mbaraga zituma tubashishwa, hari izindi mbaraga zituma tugera ku cyo Imana yifuza. Amen. Haleluya. Amen. Ariko nyuma y'icyo gihe nakuyemo ubuhamya bukomeye cyane. Urumva njye nari mfite gahunda yo kugira mbwiriza abantu babone ko ndi umuvugabutumwa w'igitangaza, abantu bose batangire bandwanire, bajye bampamagara ati ngwino, numva ngashaka kuvuga ubutumwa nka ba Paul Gitwaza n'abandi.
icyo gihe habura umuntu n'umwe wihana, ndavuga nti ndarangiye, n'abandi ndasebye, mbwira inshuti zanjye sinzongera no kubwiriza ubutumwa. Ariko nyuma y'iminsi 5, haleluya, nibwo naje kubona ko nabwirije. Haleluya. Naratembereye umunsi umwe, hari nimugoroba ndi kujya ahantu kuri centre de santé. Abantu bazi Nyantanga murahazi, nembera kuri centre de santé ya Nyantanga, ngiye kureba umurwayi, mbona umukecuru waje kwivuza. Akimbona arahaguruka, yari afite ikibanda gishyira hasi, aransumira ati mwana wanjye, ati warakoze kubwiriza ku cyumweru, warabwirije ndafashwa. Haleluya. Uwo mukecuru we wankoreye mu murimo w'Imana. Ntabwo dukwiriye gukora umurimo w'Imana kugira ngo abantu baduhe amashyi, ahubwo ni dukora umurimo w'Imana kubera ubushake bw'Imana. Ikindi kandi ushobora kubwiriza ubutumwa mu bantu 100, hakavamo umuntu umwe wenyine agafashwa, kubera ko misiyo y'Imana ntabwo ari ukugera ku bantu ikivunge, ni ukugera ku muntu Imana yashimye ko ubwo butumwa bugeraho. Haleluya. Dushobora kuba turi hano ukabwiriza abantu ntibafashwe, ariko umuntu wibereye hariya hanze akavuga ati mu magambo wavuze nubwo ntakurikiranye, ariko wavuzemo ijambo n'ibyo byamfashije kandi byambereye inkingi, ndetse nzarigenderaho iminsi yose. Ntitugakore kugira ngo abantu baduhe amashyi, badushime, batwapurodise, badushyire hejuru. Dukore mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Nibyo Yesu yavuze, aravuga ngo mugende mubigishe, nimurangiza ntimuzababatize mu mazina yanyu, mwigire ibitangaza, muzabikore mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Haleluya. Bantu b'Imana, nicyo mugomba gukora. Yesu ari kumwe nawe, Yesu azabana nawe. Hanyuma abakuru b'itorero, bakuru banyu barahari, ku nama izo arizo zose muzakenera muzazihabwa. Ubu uko mwitwaraga murasabwa kwitwara kurushaho. Ibyo mwakoraga murasabwa kubikora mwigengesereye, hanyuma kandi murasabwa kubaha. Ubu niba wenda wari umuyobozi ahantu, wafataga ibyemezo, ariko ubu noneho ugiye kubifatirwa ibyemezo n'itorero n'abakuru, kandi kirazira gusuzugura abakuru. Ntibizabarangwe muri abakozi b'Imana. Mwakire neza amagambo y'Imana. Ndagira ngo rero uyu munsi niba mwumva muhamanya n'umutima wanyu yuko mugiye kurahira indahiro, mwazibonye, murazifite, mugiye gutambuka hano, muze mubihamishe ibiganza imbere y'itorero, imbere y'abayobozi b'itorero n'imbere y'Imana, hanyuma murangiza mubisingire. Reka nsabe Nizeyimana Jean Paul na madamu we atambukaze hano. Nsabe Ndayishimiye Jean Pierre na madamu we mutambuke munyure hariya. Tambuka na madamu wawe. Nzabihimana Vincent de Paul na madamu wawe. Ntezimana Emmanuel na madamu. Nteziryayo Hermenegilde. Nshimiyimana Simone na madamu. Hakizimana Felix na madamu. Niyibizi Innocent na madamu. Ngendahayo Augustin na madamu. Ndayihoranye Jean Bosco na madamu. Misago Juvenal na madamu. Munyentore Tarisisi na madamu. Bagira ngo abadamu banyu bahagarara aho ngaho inyuma gatoya ku yindi estrade iri inyuma yayo, namwe mwigire inyuma gakeya. Basaba mupfukame, abadamu banyu babafate mu bitugu, nimba babashyikira simbizi, ca bugufi. Abadamu namwe mupfukame.
mufite inyandiko y'amasezerano, hari ibyo mugomba kuvuga, turagenda tubayobora. Ni amasezerano ashyirwaho umukono n'umuntu wese uhawe inshingano yo kuba umupasoro mu itorero rya Yeberi. Muyasome turagendana. Umwami ubwe nyiri uyu murimo yaravuze ati, umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera, data azamuha icyubahiro. Yaravuze kandi ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorere umusaraba we ankurikire. Umwuka wera nawe arahamya ati, dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ugomba kumenya ko umwami, ko umwungeri mukuru ari Yesu Kristo. Ugomba gukora uyu murimo wirinda ubwawe, no kumenya kurinda ubukumbi ko ari ijambo ry'ingenzi nk'umuntu uhawe umurimo nk'uyu uhawe. Uyu murimo uhawe kandi ugusaba guhuza ingeso zawe n'ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana, ugaharanira kuzihuza n'iza Yesu Kristo, kandi ukita kuri aya magambo Pawulo yahuguje Timoteyo. Mwene data, mu byo wasomye no mu byo wasomewe byose mu butumwa bwiza no mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, birakwereka ko uyu murimo uhamagariwe ari umurimo ukomeye kandi w'icyubahiro. Ndizera ko rero wabitekereje igihe kinini, atari ibintu bigutunguye, ukaba wiyemeje mu mutima wawe kwiyegurira Imana, ndetse n'umugore wawe mukaba mwarafatanije gufata uwo mugambi mwiza. Wamaze kwiyemeza rwose kwitanga umaramaje mu murimo w'Imana iguhamagariye kuyikorera. Itorero ririzera rwose ko iyo migambi yawe izatuma wiyegurira uwo murimo wonyine, akaba ariyo urahirira ukajya usaba Imana Data wa twese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, umuhuza w'Imana n'abantu, ngo aguhe umwuka wera kugira ngo agufashe kweza ingeso zawe n'iz'abawe, ukazihuza n'amategeko ya Kristo n'inyigisho ze, ngo bitume wowe n'urugo rwawe uhinduka icyitegererezo cyiza gishimwa n'Imana cyo gukurikizwa n'abo wigisha. Imbere y'Imana Data wa twese na Yesu Kristo n'umwuka wera n'itorero ry'abera b'Imana, ndakubaza aya magambo ngiye kubabaza mukayasubiramo. Ndagira ngo hagire abantu batanga microphone, baziha abantu nka batatu, noneho murajya muyasubiramo ariko muyobora n'abo bantu bafite microphone. Mbese uribwira by'ukuri ko wahamagariwe uyu murimo wo kuvuga ubutumwa no gukora umurimo w'Imana wo kuragira umukumbi, uwugaburira, uwukuyakuya, uko Umwami Yesu Kristo ashaka, kandi ukurikiza gahunda y'ubumwe bw'amatorero y'Ababatisita mu Rwanda ishingiye ku ijambo ry'Imana n'imyizerere n'amabwiriza yaryo, kandi wubaha abo usanze bakubanjirije muri uyu murimo, wubaha Kristo n'itorero rye. kugira ngo mbashe kurangiza neza inshingano mpawe. Kuragizwa uhereye uyu munsi wa none udaca ukubiri n'ibyanditswe byera. Nemeye neza mbikunze, nigambiriye mu mutima wanjye kuri umwuka wera w'Imana azabifashemo. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose.
kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Mbese uzashishikarira kwigisha abantu inyigisho n'impuguro nziza za Kristo, ubatiza abantu bihanye bamaze gukizwa, utagamije kugwiza umubare w'abantu benshi mu itorero batihanye, kandi utagamije kwishakira icyubahiro udahawe, unyurwa n'umwanya itorero rigushyizemo uyu munsi, ibyo ukabikora nk'uko Kristo yategetse. Nzabikora kandi sinzarwanira icyubahiro, ahubwo buri gihe nzaharanira kuba icyitegererezo cy'abo ngiye gushyingura uyu munsi, kandi umwami azamfasha kubisohoza. Ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Mbese witeguye igihe cyose kwamagana no gucyaha inyigisho zose z'inzaduka n'iz'ibinyoma zinyuranye n'ijambo ry'Imana, kandi wiyemeje kwimuka no kujya aho woherejwe kubera umurimo, kandi witeguye buri gihe kugira inama no guhugura abarwayi n'abazima, mwiherereye cyangwa se muri mu iteraniro mu gihe cyose uzabona ko ari ngombwa. Nemeye kandi niteguye gukora uyu murimo aho nzaba ndi hose buri gihe, haba ku manywa cyangwa nijoro, mu mvura cyangwa ku zuba, mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, Imana izashoboza muri byose. Nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Abajyanirwa gupfa ubarokore, kandi abarindiriye kwicwa ntuzabazibukire. Ntabwo uzigera ugambanira itorero rya Kristo cyangwa ngo uryihakane, haba mu magambo uvuga cyangwa se mu myifatire yawe. Ntuzihakana uyu mukumbi ukuri imbere ngo ubareke kubera ubukene cyangwa akaga kariko kose. Uzabarana n'umukumbi utawusize ngo ujye guca inshuro ahandi. Ese uzahagarara ube umugabo nyamugabo uvuga ukuri, udatinya cyangwa se udafite ubwoba ngo utinye amaso y'abantu, abakuze akubuze kuvugisha ukuri icyagirira itorero akamaro? Yemeye imbere y'Imana n'imbere yanyu ko ntazigera agambanira itorero abayobozi baryo, kandi sinzagamburura mu byo niyemeje uyu munsi, kuko nzababara n'umukumbi, nzaburagira ntagamije inyungu iyo ari yo yose cyangwa igihembo. Nzavugisha ukuri, nibiba ngombwa bizire ku bw'itorero rya Kristo. Wemeye ko uzakora umurimo w'Imana iguhamagariye, udategereje igihembo icyo ari cyo cyose, kandi utabyinubira kugeza ubwo Imana Data nyir'umurimo izakwihembera. Yemeye nta gahato ko nzakora umurimo w'Imana impamagariye. Musubiremo. Wemeye ko uzakora umurimo w'Imana iguhamagariye, udategereje igihembo icyo ari cyo cyose, kandi utabyinubira kugeza ubwo Imana Data nyir'umurimo izakwihembera. Yemeye nta gahato ko nzakora umurimo w'Imana impamagariye, nta gihembo ntegereje, kuko Imana nkorera ari izamwemberera umurimo. Uzagira umwete wo gusenga, wiyiriza ubusa no gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo nyir'ibisarurwa agusobanurire ibyanditswe byera, ngo ubone ibiryo bikwiriye byo kugaburira umukumbi no kuba umuyobozi mwiza. Uzirinda buri gihe gukora ikintu cyose cyazimya umwuka wera mu itorero rya Kristo Yesu, cyangwa cyabuza impano z'umwuka gukora. Yiyemeje kugira umwete wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no kuzajya guhugura abakristo, kugira ngo impano y'umwuka yake itorero ry'Imana, kandi ntabwo nzabuza umuntu gukoresha impano yahawe, keretse uzanyuranya n'ijambo ry'Imana. Umwami Yesu azabifashemo. Iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza, niko umwepiskopi akwiriye kuba
inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha. Uzagira umwete wo kwera mu ngeso zawe ubwawe n'iz'umugore wawe n'abana bawe, ukazihuza no kwigisha kwa Kristo, kugira ngo mu byo ukora byose ushobore kuba icyitegererezo cyiza cy'umukumbi wa Kristo, kandi imbuto zawe abazibonye bizere ko Kristo ari umwami. Nzagira umwete wo kubikora kugira ngo icyitegererezo cy'intama Umwami Yesu Kristo ashinze, kandi azabishoboza buri gihe. Ariko bene data, ndabinginga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Uzakora ibishoboka byose kugira ngo ukundanishe abakristo bose, utazanye ibice, amoko cyangwa uturere mu itorero, kugira ngo bose babane amahoro kandi babe umubiri umwe wa Kristo, utarobanuye abantu ku butoni. Nsezeranye kutagira ibice, amoko cyangwa uturere nzana mu itorero, kandi nzabibuza abo nshinzwe kuyobora. Nzashishikazwa no gushaka itorero ry'umwe rwo muri Kristo Yesu, kandi Yesu Kristo azampa imbaraga. Imana ishimwe. Noneho tugiye kuvuga umuntu wese ku giti cye azamuye ikiganza. Njyewe Nizeyimana Jean Paul, nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo, ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'Ababatisita mu Rwanda, nkurikije ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ku bwende bwanjye ntawe mpase, niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'umurimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izabinshoboza kubisohoza, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Komera Imana amashyi. Ndayishimiye Jean Pierre, nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo, ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'Ababatisita mu Rwanda, nkurikije ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ku bwende bwanjye ntawe mpase, niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izashoboza kubisohoza, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amashyi menshi. Yewe Nzabimana Vincent de Paul, nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo, ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'Ababatisita mu Rwanda, nkurikije ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ubwende bwanjye ntawe mpase, niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Nawe baguha amashyi. Jyewe Niyongaba Irene, nemeye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo, ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'Ababatisita mu Rwanda, nkurikije ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ku bwende bwanjye ntawe mpase, niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Yewe Ntezimana Emmanuel, nemeye imbere y'Imana isumba byose
n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubwo bw'amatorero y'abatista mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera. Nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ku bwenge bwanjye ntawe umpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiye n'inshingano y'uyu murimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Yewe Hakizimana Jean Felix nemeye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero yayo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'ababatisita mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera. Nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru yaryo. Ku bwende bwanjye ntawe umase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'umurimo wa mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Njyewe Nteziryayo Hermenegilde nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakristo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'ababatista mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera. Nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ubwenge bwanjye ntawe umpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Yewe Nshimiyimana Simoni nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'ababatista mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera. Nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ubwenge bwanjye ntawe umpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akuyemo inshingano y'uyu murimo mpawe. Bikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Yewe Niyibizi Innocent nemereye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'abatisita mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera. Nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ku bwenge bwanjye ntawe umpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano z'uyu murimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ngendahayo Augustine nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'ababatista mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera. Nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ubwenge bwanjye ntawe umpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Nishimwe cyane. Yewe Ndayiboranya Jean Bosco nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'ababatista mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera. Nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ku
ku bwende bwanjye ntawe umpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe bikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Nishimye cyane. Yewe Misago Juvenal nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'ababatisita mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo ku bwende bwanjye nta wumpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Jewe Munyentore Tarsise nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'abatisita mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo ubwende bwanjye nta wumpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'umurimo mpawe bikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Uwaje aturutse kuri paruwasi nawe araza sinye na regionali bihutishe. Tugiye kubambika umusaraba basabe ako kameza mukingize ku ruhande. Mwakoze cyane. Kububasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero rya Yeberi wowe Nizeyimana Jean Paul mpambitse umusaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupasoro muri Yeberi kandi iki kimenyetso kizagufashe gukora umurimo uhamagariwe bityo bitume urangiza inshingano zawe urobanuriwe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Ububasha muhabwa n'Imana ndetse n'itorero rya Yeberi wowe Ndayishimiye Jean Pierre mpambitse umusaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupasoro wa Yeberi bityo ko nta muntu ugomba kukwibeshyaho kandi ko uhawe uburenganzira bwo kuvuga no gukora umurimo w'Imana mu itorero rya Yeberi kugeza Yesu agarutse. Kububasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero rya Yeberi wowe
Vincent de Paul Nzabihimana mwambitse umusaraba, ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupaseri mu itorero rya Yeberi, kandi ko nta muntu ugomba kukwitiranya, ahubwo uhawe uburenganzira bwo gukora umurimo w'Imana nk'uko Imana izagushoboza, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Wowe Irene, Niyongaba Irene mwambitse umusaraba, ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupaseri mu itorero rya Yeberi, kandi ko uhawe uburenganzira bwo gukora umurimo w'Imana kugeza ubwo Yesu azagaruka, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Wowe Ntezimana Emmanuel mwambitse uyu musaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupaseri mu itorero rya Yeberi, bityo ko nta muntu n'umwe ugomba kugukumira ku murimo w'Imana, kandi uhamagariwe kuwukora kugeza ubwo Yesu azagaruka, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ubasha mpabwa n'Imana mu itorero rya Yeberi, wowe Hakizimana Felix mwambitse uyu musaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupaseri mu itorero rya Yeberi, kandi ko icyo Imana iguhamagariye ugomba gukora umurimo wayo uhereye none kugeza iteka ryose, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Wowe Nteziryayo Hermenegilde mwambitse uyu musaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupaseri mu itorero rya Yeberi, kandi ko umurimo Imana iguhamagariye ugomba kuwukora neza kugeza ubwo Yesu azagaruka, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ubasha mpabwa n'Imana n'itorero rya Yeberi, wowe Nshimiyimana Simone mwambitse uyu musaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupaseri, kandi ko umurimo uhamagariwe ugomba kuwukora neza kugeza Yesu agarutse, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Ubasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero rya Yeberi, wowe Niyibizi Innocent mwambitse uyu musaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupaseri mu itorero rya Yeberi, bityo umurimo uhamagariwe usabwa kuwukora neza kugeza Yesu agarutse, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Mpabwa n'Imana n'itorero rya Yeberi, wowe Ngendahayo Augustin mwambitse umusaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupaseri mu itorero rya Yeberi, kandi ko umurimo uhamagariwe usabwa kuwukora neza kugeza Yesu agarutse, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Kubw'ububasha mpabwa n'Imana n'itorero rya Yeberi, wowe Ndayihoranye Jean Bosco mwambitse uyu musaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none kugeza iteka ryose ubaye umupaseri mu itorero rya Yeberi, kandi ko imirimo uhamagariwe usabwa kuyikora neza kugeza Yesu agarutse, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Kubw'ububasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero rya Yeberi, wowe Misago Juvenal mwambitse uyu musaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupaseri mu itorero rya Yeberi, kandi ko umurimo uhamagariwe usabwa kuwukora neza kugeza Yesu agarutse, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Hamwe n'itorero rya Yeberi, wowe Tarisisi Munyantore mwambitse uyu musaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupasoro mu itorero rya Yeberi, kandi ko umurimo uhamagariwe usabwa kuwukora neza kugeza Yesu agarutse, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Kugira ngo nsabe Rugambage Samuel dushyikirize Bibiliya nk'intwaro, Jean Paul, Pastor Jean Paul. Reka nsabe Bishop ashyikirize Bibiliya Pastor Ndayishimiye Jean Pierre. Duwaye ayishyikirize Vincent de Paul.
Imana ishimwe cyane. Reka nsabe Viateur ayishyikirize imwe. Reka nsabe regional wa Gikongoro. Bagira ngo nsabe bano bapaseri mwese, duhereye ku kanama k'abakuru umurimo kandi wowe uhamagara intama zawe zikakwitaba, wowe urarika kandi ugatoranya abawe. Turagushimye mu izina ryawe rikomeye ko umurimo wawe ari mugari kandi ukeneye abawukora benshi. Tugushimiye Mwami Imana misiyo waduhaye, ukavuga ngo mugende mwigisha abantu bose mu mahanga yose, ngo kandi ngo bazemera muzababatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Uyu munsi Mwami Imana aba bakozi bawe bemeye kumva uwo muhamagaro, bemeye kugukurikira, bemeye gusiga ibyabo, bemeye Mwami kwigomwa, bemeye kwikorera umusaraba, bemeye kugenda inzira ndende, bemeye kugenda inzira zizitane, bemeye guterera imisozi, bemeye gutambika ibibaya kubw'umurimo wawe. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Mana Data uzabashoboze. Iri ni itangiriro Mwami Imana ryiza, reka n'iherezo ryabo rizabe ryiza mu izina rya Yesu Kristo. Tubatureho imbaraga zawe, tubatureho kugira neza kwawe, tubatureho umwuka wera, ijambo ryawe rizabe muri bo, agakiza kawe kazagwire. Mwami Imana uzaba zizake kandi uzabakoresha iby'ubutwari. Mwami Imana bazabera umugisha itorero, bazabera umugisha imiryango yabo, bazabera umugisha igihugu. Kandi Mwami Imana Data, uko wagenze imbere Mwami Imana Abisirayeli bakambuka inyanja itukura, nabo uzabambutse Mwami mu gihe bazaba bageze mu bikomeye. Uko wabanye na Yeremiya uzabane nabo, uko wabanye Mwami n'intumwa zawe uzabane nabo, uko wabanye Yesu n'abahanuzi batandukanye nabo uzabane nabo. Mwuka wera niwo tubaturiyeho, tubasutseho umwuka wera, tubasutseho umwuka wera, tubasutseho umwuka wera, tubasutseho umwuka wera mu izina rya Yesu. Mwuka wera Mana, mwuka wera azabe muri bo, mwuka wera azabashoboze, mwuka wera azabahamirize, mwuka wera azabe kuri bo bo n'imiryango yabo yose mu izina rya Yesu. Mwami Imana Data, bazakore iby'ubutwari babikoreshejwe nawe, babikoreshejwe n'imbaraga zawe. Urakoze Mwami, tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu. Reka babanze bafate ifoto y'urwibutso. Felicitar, dukomere Imana amashyi. Imana ibashoje, Imana igiye kubakoresha iby'ubutwari, Imana igiye. Aha rero umurimo wa papa arabawangirije, namwe nimukomeze muze musarure. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana nibagirire neza, Imana ibahe umugisha mwinshi, Imana ibishimire mukore umurimo. Felicite vuba twicara tujya mu Mana yacu, tugeze mu mwanya wo kugusaba umugisha ngo tuwuhire itorero ryawe,
tubanze tugushime ko waduhaye amateraniro meza, tugushime ku bw'abo wahamagaye ngo bagukorere, tugushime ko wahaye ababatoranya ukabaha amaso areba ubwenge bw'umwuka bakabatoranya. Tugushime ku bakozi bawe babahaye izi nshingano, tugushime kuri byose kandi tubakuragize. Mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo tusabe umugisha abafasha baba abapasiteri bari babapfukamye inyuma, baha ubutware n'ubutwari kandi bazababere abafasha no muri uyu murimo babahamagariyemo, umurimo bazawusangire kandi uzabashoboze byinshi, maze icyubahiro kizakugarukire. Dusengeye aba barobanuwe, Mana izi byose ubaha umugisha kandi we kuzengera na rimwe bicuza, ahubwo uyu murimo bazawubonera umugisha no kwitanga. Ndagushimye kubw'abayobozi b'itorero ukomeje kwereka bagahabwa iyerekwa kandi bagakomeza guhamagara abasaruzi. Umurimo wabo uracyari munini, ukomeza uhamagara abandi. Dusabiye umugisha abapasiteri bose n'abafasha babo baje basanga mu mirimo, reka bababere itara kandi babafashe ko impano zabo zishobore kwaka. Ushimwe kubw'abaririmbyi ubaha umugisha, bijihije iri teraniro kandi bavuga ubutumwa mu ndirimbo. Umugisha abakristo bose bateraniye hano, umugisha abashyitsi, umugisha buri wese wahaye amaso n'amatwi ibi birori. Mu iteraniro ryose Mwami tugiye kubasabira umugisha. Uwiteka abaho umugisha mwese abarinde, Uwiteka abamurikishize mu maso he abagiriye neza, Uwiteka abarebe neza kandi abaha amahoro. Bisabye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amina. Reka dufatanye ubuntu twese, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusangira n'Umwuka wera bibane namwe mwese none n'iteka ryose, amina. Uhe Yesu amashyi. Gusohoka, tutarasohoka tureke